muraho neza ni amahoro ye maranata ye ku mwami Yesu naze amena maranata. Mbifurije amahoro n'imigisha mu byo mukora byose, mbifurije guhaha mukaronka. Nitwa Desire Niyomugabo, umwe bakunda iwacu ni Nyaruguru. Mbifurije amahoro mu byo mukora byose, Uwiteka Imana iduhana umugisha. Yego, umunsi wa none ngiye kubaha isomo ryiza kandi riryoshye kandi rifite icyo rigiye kutwigisha cyiza cyane ku bantu bakunda amafoto cyangwa se edit foto. Yego, ngiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora gufata ifoto yiwe akayitereka ahantu heza cyane, heza cyane, heza cyane, mvugira ngo heza cyane. Yego, nitwa Desire Niyomugabo, channel ni Igisubizo TV show. Nyarukirayo ukore subscribe, share and comment. TikTok nayo ni Igisubizo TV show. Nyarukirayo ukande follow and share my video kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Yego, kugira ngo rero ukore iyo video yawe neza, bisaba ko ufitemo application yitwa auto background. Iyi auto background ngiyi ayibonye, nusanga utayifitemo rero turahita twigira kuri Play Store, hahandi n'ubundi nababwiye tuzajya dusanga application zigiye zitandukanye. Okay, uraza hano kuri Play Store, narayiberetse. Okay, kuri Play Store, yes. Play Store yacu tuyikandeho mwafuramwe. Subira inyuma tujye muri search turebe ya application yacu twabonye bita auto yes. Okay, twamaze kugera muri Play Store. Reka duse nk'abasubira inyuma neza kugira ngo isomo mubyumve nk'uko bikwiye. Twagiye kuri Play Store, tugaruke tujye hano muri search. Ndakwanda kwaka kantu duhite tuza twiyandikire mwaha. Application yacu dushaka yitwa auto background changer. Yes, turahita twihitiramo iyi ya mbere. Okay, turayikandaho turebe. Murabona ko bazana nyinshi zigiye zitandukanye. Iyi barareba barama iyi ndayifite, cyese baguhiyi, ariko icyiza wa downloadinga ifite ifoto imeze kuri iyo. Yego, nizere ko muri kubyumva neza. Turayikoraho. Murabona ko ngewe isanzwe nyikoresha, orudo itaraba update, ariko urabona ko yaba ari ubwa mbere uba ukoze install, ubu yesitaye, ariko ngiye kubera nari nsanzwe nyifitemo, barambwira ngo nyapdatinge ijyemo neza. Reka tuyapdatinge tunayinjire turebe se umuntu ashobora kuyikoresha gute. Okay, turakanda hano kuri update.
updating. Yes. Please wait connection. Ihangane dutegereze connection. Yeah. Okay. Urabona ko si ibintu bitinda rwose, ni nk'ako kanya birihuta nk'umurabyo. Yes, twari tugeze hano, twafashe ya foto, reka turebe. Yego, urategereza rwose kabisa bayihindure. Mise mbashyira ku kiyaga, ku kiyaga kabisa. Wabonye kabisa iyi foto, urareba ukuntu umuntu ahita ayihindura akayishyira ku kiyaga, ku kiyaga kabisa, kuri sky. Wabibonye, that is the skills. Ushobora nanone kuyizana wenda nkayikorera aha, tuvuge reka tuyishyire, yego. Sasa rero ushobora no kuyiterura ukayishyira hano cyangwa ukayishyira aha, bitewe n'aho ukunze, kabisa. Urabona ko ibintu ari sawa. Iyo urangije rero ubonye bikunyuze, uraza kwaka agafureshi, wenda kuyibika cyangwa se kuyisevinga, ugakoreho. Tayari uhita uza ushaka no kuyeditinga ngo ugire ibe ntoya hano hejuru. Aho urabona ko harimo icyanya kinini, ushobora guhita ukora hano kuri kopi, ukakamanura ukayigira ntoya, then ugahita uyisevinga hano. Yego, ngiyi foto yacu buno, cyangwa se ubu yagiye muri galeri cyangwa se muri fayiro. Mwayibonye, ushobora no kuyisharinga kuri za YouTube, kuri za Instagram, kuri za Twitter, kuri Facebook ndetse n'ahandi za platform. Ndabashimiye cyane kandi mbifuriza amahoro y'imigisha. Uwiteka aduhana imigisha. Ni Desire niyo mugabo akunda kubi. Mugerageze mukore subscribe, share and comment. TikTok Flow, Igisubizo TV show. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao. Come on.